Urakoze cyane muvandimwe kuduhishurira iri jambo rikomeye cyane riri mu butumwa bwiza. Nagira ngo dukurikizeho subtopic iyi topic yo kwihana turimo kuvugaho. Ku kwihana kuzana agakiza n'ubugingo buhoraho ku batizera. So karibu muvandimwe. Urakoze cyane. Hariho kwihana ku buryo bubiri. Ariko n'ubundi ni kumwe, nuko kumwe gutangira ukundi kukaba ari gukomeza. Hari ukwihana umuntu yihana yizera agakizwa. Hari no kwihana kuwakijijwe wizeye kugira ngo arusheho gukomeza kubera umwami. Rero hari abantu bibaza ikibazo ngo mbese ko nakijijwe Imana ikaba nambara ibyaha byanjye byose nta na kimwe cyasigaye, byose byambwe ku musaraba, niko tubyizera, niko nabiri bivuga. Utabyizera icyo rero ntagakijijwe, nuko biri byivuga. Aya kibaza ati se ndi busaba imbabazi z'ibyaha already namaze kubabarirwa, ko nzi ko Imana yibareye byose uko bingana, ngiye kuki ngomba kubisabira imbabazi? Nundi akavuga ati hari n'abandi bajya ku rundi ruhande akavuga ati icyo usabwa no kwizera gusa, ibyo kwihana bizabiza, ariko wowe wizere urakizwa. Umuntu utihana ntagashobora gukizwa. Ibyo bisubizo kwihana kugendana no kwizera, nageza ko tubibuze kubireba imbere gato, tureba kwihana no kwizera. Ariko ubu ngubu twumve yuko umuntu utihaniye adashobora gukizwa. Nta kwihana nta gakiza. Ibyanditswe ni byinshi cyane bigenda bivuga ibyo bintu byose. Umuntu ategetswe kwihana kugira ngo abone agakiza. Ni itegeko ahabwa n'Imana. Cyakoze abiza nk'impano mu kubyarwa bwa kabiri, akabitegekwa kugira ngo akizwe. N'indi topic yo kubyarwa bwa kabiri. Ariko gatwumvira itegeko Imana ihereza umuntu mu gihe iri kumutegeka kwihana. Biri banga Imana itegekera abantu bose kwihana. Reka turebe byanditswe, turebe mu byakozwe n'intumwa. Dukwiye gukoresha ibyanditswe kugira ngo hato hatagira umuntu utekereza ko ibi ngibi ari amagambo yacu, cyangwa se ari ubwenge bwacu, cyangwa se ari ibintu bihimbana. Ibyakozwe n'intumwa 2 turasoma umurongo wa 38. Reka dore ku 37. Petero yamaze kubwiriza ubutumwa bwiza, ngo abo bantu bumvise ibyo ngo n'ubutumwa bwiza bibacumita mu mitima, nuko baza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire duti? Petero ni cyababwiye, ntagabwiye ngo musubiremo aya magambo. Biramenye gusubira ngo mwami Yesu, mwami Yesu, ndagukeneye nkura mu gitabo cy'ubugingo. Bira bintu hano mu gitabo cy'ubugingo ragaruko Bibiri bivuga. Bira ni ibinyoma, ni ibintu by'ibihimbano kugira ngo dusakume abanyamuryango mu idini. Tabwiye ati mujye muvuga mwese muhite muza, tuguhereza umudiyakoni akahita gusengera, akahita kwandika mu gitabo cy'itorero, yarangiza kwaka nimero, akahita guhereza gahunda y'umubatizo. Warangiza umubatizo direct muri korari, ukabura komeje ngo tujye mu ijoro. Ntabwo ibyo ari ubukristo, ibyo ni ibintu by'ibinyoma. Yarababwiye ngo nimwihane, nimwihane. Icyo kintu kirakomeye cyane. Ikintu yababwiye ngo iki nicyo kintu cya mbere babwiye, kwihana kugira ngo umuntu akizwe. Umuntu akubajije ngo nkore iki kugira ngo nkizwe, igisubizo ni iki: ihane. Mbigenze ne kugira ngo ntabarwe ko boye ndi umunyabya. Ihane. Nubwo kwihana no kwizera bigendana, hano Petero yakoresheje ijambo rivuga ngo ihane. Mwihane. Uku kwihana rero kugira ngo umuntu akizwe, ntago ari kuvuga ngo Mana mbabarira sinzongera. Hari indirimbo ya 91 ivuga ngo ibyo twakora byose, umwete wacu wose, n'agahinda gasaze n'amarira adashira, ngo byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Iyo ndimo turirimba rero ntago abantu baba bayumva. Ariko iyo tuyisubiyemo usanga muri iyi ririmbyo avuga ati roka dusome ibyo uvuze, aravuga ati ibyo si byo nizera. Ariko yabiririmbye mbere.
dore ukuntu babiteye. Ibyo wakora byose, fata ibintu byose uzi bishoboka ko wakora byose byiza, ibintu byose byiza uzi wakora, naho wakora iki, niyo wakora urufenda zose ziba mu isi, ntagire n'umuntu n'umwe w'umwana uri ku muhanda ushobora kuboneka. Ni byiza, naho kubikora ni byiza, ariko naho wabikora. Cya kabiri, ibyo twakora byose, umwete wacu wose, rya shyaka ryose wagira ryo gukurikira iby'Imana, ukajya mu mwobo ukanikeba yewe nka Martin Luther, ukanibagagura ukikubita inkoni mu migongo yomora inyama. Ibyo wakora byose, umwete wagira wose, agahinda gasaze. Urabona umuntu ufite agahinda gasaze ntabwo uramubona, ni umuntu ubabaye, ufite intimba yashenguye ku buryo n'imintu bitavuga, ukababara ukabazwa n'ibyaha byawe ku buryo wumva intimba ikwishe. Nanjye sindamubona. Noneho agahinda gasaze ngo n'amarira adashira. Urabona umuntu urira byibura nk'iminsi nk'itatu kurikirana arira gusa, ngo n'amarira adashira. Ngo ibyo bintu byose uko bingana ngo ntibyagukuraho ibyaha. N'uburyo ibintu bikomeye cyane. Iyo turi kuvuga ngo mwihane, ntago tuvuga ngo uvuge ngo Imana imbabarire ngo sinzongera. Ntago ari uko bikora. Mu gukizwa, Kristo abari umucamanza, umuntu ari umunyabyaha. Mu rukiko rwo mu ijuru ntago ibyo byambabarira bikora. Ibyo bintu Imana yabyigishije Abisiraheli imyaka 1500 kugira ngo ibigishe ko umuntu atabeshejweho n'ambabarira, ngo tubeshejweho n'ambabarira. Nyumva ngo ntago tubeshejweho n'ambabarira, umukiranutsi abeshejweho no kwizera. Umunyabyaha kugira ngo abone imbabazi ziva ku Mana ari umucamanza, hagomba ikintu cyitwa igitambo. Umunyabyaha uri imbere y'Imana, Imana umucamanza, we ari umunyabyaha. Mu rukiko hakora amategeko. Biya nivuga ngo abantu bajya banga iki cyanditswe bakabyita ngo ni amategeko, tugisome nacyo kugira ngo ahari abantu babone umucyo wacyo. Abaheburayo 9 22 bakaba ngo gukurikije amategeko, ngo uravuze gukurikije amategeko, ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Umuntu ahita akubwira ati ngo nukurikije amategeko, none se ukurikije ubuntu. Bakirengagiza yuko ibi bari kuvuga ari principe, ari principe cyangwa se ari hame ntakuka ry'Imana mu rukiko rwo mu ijuru, yuko hatamenetse amaraso imbabazi z'ibyaha ntizihari. Ni ukuvuga ngo iyo habaho kuvuga ngo ukurikije ubuntu, ntago Imana yashimye kubyandikisha muri Bibiliya kugira ngo ariko ukurikije ubuntu byamera gutya na gutya na gutya. Kuba itarabishyizeho rero, numva ko nyine ni itegeko riciyeho akarongo rishyizweho n'akadomo. Ukurikije n'uburyo iki cyanditswe cyanditse, ibintu byose bari kuvuga, bari kugaragaza ibyo mu Isezerano rya Kera n'Isezerano Rishya, n'uburyo Isezerano rya Kera ryubahirijwe mu Isezerano Rishya, uburyo Kristo ari waje kuzuza bya bindi amategeko yasabaga. Bivuze iki? Ubwo ukurikije amategeko hatabaho kwarirwa ibyaha hatamenetse amaraso, imbabazi z'Imana ntizishoboka amaraso atamenetse. Ayamenetse na Yesu Kristo kugira ngo imbabazi ziboneke. Kuki Yesu Kristo amenye amaraso? Ni ukugira ngo imbabazi ziboneke. Niyo mpamvu icyanditswe kirimo hano bazana iri hame ryo mu Isezerano rya Kera ko Yesu Kristo yaryubahirije, kandi impamvu Imana ritanze ni ukugira ngo ibabwire ngo hagomba bari ibyaha atamenetse amaraso. Ikababwira ati mugende mutambe ibitambo. Byari byoroshye ko Imana ibabwira ngo mujye ngo mbabarira, mujye ikubwira Mose iti jya ubwira Abisiraheli bajye bavuga ngo mbabarira sinzongera, ngo nzajya mbabarira mbihorera. Nagaruko byagenze. Irabwiye ngo bagire gute? Atambe ibitambo. Kugira ngo biba bivuze iki? Bivuze ngo ngiye wacumuye nagapfuye, ariko hari ikintu ugiye gupfa mu kimbo cyane. Bityo urupfu ruba rwubahirijwe, kuko iyo mbabye hano urupfu, ngewe ngende mbabariwe, ariko icya gihano cyamaze gutangwa, igitambo cyamaze kuboneka, amaraso yamenetse. Rero bivuze iki? Bivuze ngo wa munyabyaha uri imbere y'Imana
ntago ari wubwirwa ibiri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ice cya mbere umurongo wa 9 ngo nimwatura ibyaha byanyu ngo niyo kwizerwa icyanikira kutubara ibyaha byacu no kutwezaho gucyanirwa kwacu kose. Ntago ari wubwirwa hariya rero, uri ubwirwa n'uwizera, kuko ntago yakwatura ibyaha bye ngo Imana imubabarire. Uwizera ne watura ibyaha by'akababarira, ariko umuntu utizera yatura ibyaha bye ariko areba ku musaraba wa Kristo aho ibyaha byahaniwe, yiringira amaraso Yesu Kristo yo yonyine abasha gukuraho ibyaha bye. Ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Atarebye ku musaraba abameze nk'uri kuvuga nyine ari gupfa kuvuga gusakanira akababara yarangiza akitahira. Nta kintu Imana ikorana n'uwo. Mu rukiko rwo mu ijuru hagomba gukora ubwo butabera, amaraso agomba kumeneka. Wa muntu w'umunyabyaha rero Imana ibabariye ku bwa Kristo Yesu, uhawe za mbabazi zo mu rukiko, ntabwo bivuze ngo ntabwo ari bwongere gukora icyaha, nubwo atagomba kukiramiramo. Nubwo tuvuze ntabwo turi kuvuga ko wakijijwe azabaho mu cyaha, ntabwo ariyo turi kuvuga. Turi kuvuga ko wakijijwe ahubwo abaho mu gukiranuka. Noneho ahubwo nyine bibaho ko akora icyaha, ndetse yiyumva nk'umuntu w'umunyantege nke, ndetse kandi kanongere nsenye iki kintu kugira ngo abatwumva batwumve neza. Umuntu wakijijwe ni umunyabyaha. Hari abantu bavuga ngo ngo ngende umukiranutsi, ngo ntago nabo umukiranutsi cyari n'umunyabyaha. Ibyo n'indi ngingo tuzayiganeho utaha. Ariko wakijijwe ni umukiranutsi imbere y'Imana, abarwaho gucyarakwa kwa Kristo kuzuye kudafite ikibazo na gitoya. Ubutungane Kristo afite nibwo uwo muntu aba afite yitirirwa. Ariko ikindi mu buzima bwe abakiri umunyabyaha, abakirwana n'ibyaha, abagishaka kugira ngo arusheho gusa na Kristo. Uwo muntu rero ni umunyabyaha wababariwe, akaba umukiranutsi imbere y'Imana, mu mategeko y'Imana. Uwo muntu nta cyaha na kimwe abarwaho, ni intungane byuzuye. Icyo kintu ubwo naho butaha. Ariko ubu ngubu twumve yuko uyu muntu wakijwe rero ni umwana w'Imana. Naza kwihana arihana nk'umwana, ntabwo yihana nk'umunyabyaha ugiye gutangira urugendo rwo kwikira Kristo. Ntabwo yihana nk'umunyabyaha uri gukizwa, yihana nk'umuntu wakijijwe. Bivuze iki? Afite imbabazi, azi neza ko yababariye mu rukiko rwo mu ijuru. Ubwo urimo kutubwira kuri kwihana gukomeza. Ku kwihana gukomeza. Ubwo twari dushoje kwihana kwa mbere k'umuntu ujya kwizera. Yego. Rwose aza ku birenge by'umwami akihana ibyaha bye, yinginga Imana ngo imukize. Akihana ibyaha bye akabyemera, nk'igisambo cyo kumusaba kivuga ngo twebwe turabanyabyaha turabizi. Akatakamba ati mwami uzanyibuke nugira mu bwami bwawe. Nuko umunyabyaha azaboroga aririra Uwiteka ngo amubabarire ibyaha bye. Wakishijwe nawe ntago bivuze ko biba byoroshye, ndetse biba byakuze, kuko aba yahawe no kumva icyaha mu buremere bwacyo. Kuko buriya iyo umuntu akijijwe ahabwa icyo twakwita sensitivity, ahabwa ubworohe bw'umutima ku buryo icyaha noneho kiba kimeze nk'ikikuvuza inzogera mu matwi. Bya bindi bibiri tubwira ngo nzabaha umutima w'inyama. W'inyama, umutima woroshye. Roho Imana yavuga ngo nzabaha umutima woroshye, ariko mu Cyongereza ni heart of flesh. Umutima woroshye ngo kugira ngo musohoze amategeko yanjye. Uwo mutima rero ni umukristo afite. Noneho ibyaha biba biremereye cyane. Hari umuntu abajije ngo mbese ngo nimba umupagani ngo yikoreye ibyaha byinshi ngo kunyinge ntabyumva. Umuntu aramusubiza ati mpamvu utabyumva ngo umuntu upfuye n'ubundi nawe mushyiraho to ntiyayumva. Urumva? Ukijijwe rero icyaha cyose kiraremera cyane, ku buryo n'icyo abantu bita gito akihana avuze induru uti ndapfuye Mana ntabara. Ukumva? Kiba kimuremereye. Noneho rero acyatura ko nk'umwana wizeye imbabazi yagiriye ku musaraba, acyatura mu buryo ntago aba akeneye
imbabazi zo kugira ngo agire agakiza. Iyo twatura ibyaha byacu ntabwo tugira ngo Imana iduha agakiza, idukize, iduha ubugingo buhoraho. Twatura nk'abababariwe, bahawe ubugingo buhoraho, bemewe n'Imana. Ba bantu Imana yakwiyeho ibyaha byabo byose. Twatura ibyaha nk'abantu bazi neza yuko tutazarimbuka, tukaza imbere y'Imana tuniha, twanga icyaha nk'abacumuye ku rukundo rw'Imana. Abacumuye ku rukundo rw'Imana, twababaje umwami udukunda, twacumuye ku Mana, tukinginga umwami iti mwami n'umuriro niwe ushaka ariko nyir'ibyaha birimburwa. Kuko umuntu wizera yatura ibyaha bye. N'umuriro niwe ushaka ariko nyir'ibyaha birimburwa. Umuntu ukijijwe yatura ibyaha atari ukugira ngo imbere y'Imana urubanza ruvanweho, abazi neza ko rwavanyweho. Iyo balance rero ntago abantu bayumva. Kuba uzi neza ko ibyaha byawe nta na kimwe Imana ikubaraho, abari muri Kristo Yesu ntateka baciriweho. Muri Kristo ni Imana y'injye nawe bari mu isi ntiyabikibabara y'ibicumuro byabo. Bivuze ngo ibyaha byose by'ubuzima bwanjye nta na kimwe Yesu ambaraho, kuko hari uwakibazweho, ni Yesu Kristo wabibazweho arabihanirwa. Ariko se kukinongera kumva icyo gitutu cy'umutima uhana umbwira ngo wacumuye ku Mana ihane? Iyo balance umuntu utayumva nabatizera, utizana utumva iyo balance ahita avuga ati mwebwe muri kubeshya. Uri kuvuga ngo ibyaha byawe byarabaye byose, ariko ukongera ukumva ufite agahinda k'ibyaha, ngo ukwiye kwiyumvamo kutimenyaho ibyaha. Icyo cyanze bagisobanura nabi rero, ntabwo ari uko biri bivuga. Bivuga yuko tugomba kugira imyumvire yuko ubuzima bwacu ari ubuzima bwo gucyanuka ahubwo. Nibyo umwanditsi Paul abavuga mu Baroma 6 agenda akomeza ahambura agira agaragaze ko akijwe atari imbata z'ibyaha. Ubundi ni the contrary, ni imbusane. Babisobanura mu buryo bwo kumva ntugatekereze ko wakoze icyaha. Wowe rwose genda wowe ushimira Imana gusa nta kibazo. Aya ntago ariko biri bivuga. Urukundo rw'Imana rurabiruta. Ngo rwabisumbye cyane, ngo wowe genda urukundo rw'Imana ngo rwahebuje, ngo rwabirenze. Ntago ariko biri bivuga. Birivuga yuko ivuga yuko kira cyanzwe kivuga yuko ahubwo twebwe twapfuye ku byaha. Ntituri bubiramiremo. Ahubwo tugomba kugira mentalite, imyumvire imeze icya. Ubuzima bwacu nubwo gukiranuka. Ntukomeze ubaho nkaho waneshejwe byarangiye ngo ujye imbere y'Imana ati Imana n'ubundi naraneshejwe ndi umunyabyaha, nkaho Imana itohereje ibintu byose ukeneye kugira ngo ukomeze ukurire mu butungane Imana ishaka. Nuko biri bivuga. Abatabyizera uko n'abapagani, bari abantu bose bavuga ngo gutyo ntago babizera Yesu Kristo ukuri ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Rero icyo tuvuze ni iki ngiki, ni icy'uko wizera yihana ibyaha nk'umwana w'Imana, akabyatura. Umupagani nawe akaba agomba kubyana nk'umunyabyaha uri imbere y'Imana umucamanza, akaza kugira ngo abone agakiza abatura. Nibyo ngibyo. Urakoze cyane ku mucyo dufashije kutwereka ku kijyanye no kwihana, uburyo hari ukwihana kwa mbere umuntu akizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Impamvu mvuga ngo bwa Yesu Kristo niko biri, kuko hari abajya babigisha ikindi ariko bakavuga ko ari ubutumwa bwiza. Ndavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ugashyiraho rwose ukongera ukanatubwira none ku kijyanye no kwihana gukomeza k'umukristo wizeye Yesu Kristo. Rwose Imana iguhereze umugisha, kandi nzi ko bizafasha abantu benshi mu badukurikirana hano kuri Speak the Truth, kuko intego ni imwe, niyo gukomeza gufasha abantu natwe kwifasha mu kwera, yaba no guhamagarira abantu kugira ngo bizere rwose. So urakoze, Imana